CHiTA MAGiC. Yes, tubaha ikaze rero mwese mwakoze subscribe kuri YouTube channel CHiTA MAGiC. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukobwa mwiza ariko ntabwo ari Miss n'umuhanzikazi. Turi ngo tumuhe ikaze rero tugane mu buryo burambuye. Murakoze cyane, nitwa Lyn. Amazina asanzwe nitwa Uwajeneza Lyn. Iryo ruvuze rya mbere ni Lyn. Yeah. Jina risanzwe nsoma Lyn cyangwa se Lyne. Umeze ute? Meze neza. Hanyuma ndagira ngo utwibwire bya gihanzi uhereye ku ndirimbo yawe latest ubundi tugane mu buryo burambuye. Sinzi uko byatangiye, ni nk'uko nisanze kuri iyi si, sinzi uko nahageze. Ntuzansige. Ntuzansige niyo ndirimbo iheruka. Nagize ugiye kuvuga ni iheruka yitwa Tinyuka. Hanyuma ndagira ngo uze kutubwira byinshi cyane bitandukanye ku rugendo rwawe muri music ndetse n'ibindi byinshi. Umaze gukora indirimbo zingahe kugera ubu ngubu? Utubwire na title zazo. Maze gukora indirimbo 3. Hari ya mbere yitwa Ntuzansige, indi yitwa D'amour, indi yitwa Tinyuka. Ziboneka kuri platform? Ziri kuri YouTube nkoresha Uwajeneza Lyn. Instagram nkoresha Lyn official 250. Facebook nkoresha Uwajeneza Lyn. Na hano abasha gukurikirana Lyn. Kugira ngo ube umuhanzikazi cyangwa se winjire muri music byaje ryari, byakujemo gute? Ni ikintu nakunze guturuka kera nyiri umwana, ngira nyine akantu ko kwitinya nkumva ko abantu bajya muri studio baba batandukanye nanjye. Hako nyuma naje gusanga nyine umuntu wese ufite kwitinyuka yajyamo agakora tu. Nuko nafashe umwanzuro wo kujya muri studio ya recording numva biciyemo. Lyn afite imyaka ingahe? Lyn afite imyaka 22. Ufite imyaka 22 ubwo bivuze ko winjiye mu muziki. Ufite imyaka ingahe? Wari uri muri conditions z'ishuri cyangwa bimeze bite? Ninjiye muri muzika mfite imyaka 21, nari narasoje ku ishuri. Wize iki muri secondaire? Ubu ngubu amashuri yagejeje he? Nize icungamutungo muri secondaire, ni naho nasoreje amashuri yanjye, niho nayacumbikiye, ariko ndafite gahunda yo gukomeza tu. Uti rero mbanje muri music, ninde muntu watumye wumva ugomba gukora music kandi imbere waritinyaga utaranagira n'igitekerezo cyo kugira ngo uze mu muziki? Nakundaga cyane Dion, nakunda ko indirimbo ze ni n'abanyarwandakazi tu nkabakurikirana indirimbo zabo, nkakunda kujya mu bitaramo. Turirimbira indirimbo ushaka ya Lyn. Gerageza ushaka. Yo basha yundi utari Lyn Dion nuwe? Hari nkunda indirimbo za Butera Knowless. Hari indirimbo ya Butera nkunda yitwa Uzagaruke. Yo turirimbireho karaga chorus kayo. Ndayukara. Gerageza. Byose kuri guhakana Hanyuma muri rusange kugira ngo ube uri muri music, uri umwana w'umukobwa imyaka 22, ubwo by'umwihariko ufite abantu bagufasha kugeza ubu ngubu, amafaranga ubona ko nabonye ari indirimbo ubushize duhura bwa mbere nakubwiye ati indirimbo ndiko nikoze neza, niba ari yitwa Tinyuka, niba ari nabonye ifite clip video muri za zindi zawe 3. Amafaranga ushora muri music cyangwa se economy nyine mu buryo bw'ubukungu ninde ugufasha, cyangwa se niba ari wowe wifasha uyakura? Mfashwa na famille, niyo abantu bamfasha nyine kugira ngo nkore amashusho, nshyire amashusho hanze, nkore audio, niyo abantu bamfasha. Ni ikihe kintu kindi ukora nyuma y'umuziki cyangwa se nyuma ya music? Ni ikihe kintu ukora kikubyarira amafaranga? Nyina sinema, mba muri sinema nyarwanda, nkakora business si yanjye ariko ndayikora nyine byo muri famille, nyine nibyo ngenda nkuramo. Business imeze ite? Ni ubucuruzi, hari ucuruza imyenda. Hanyuma nkurikije ukuntu uri kugaragara, cameraman atwemerere ageze ku gice cyo hagati hafi aho ngaho, kugira ngo uze wambaye gutya iyo pink ndetse n'umweru deshire, wari wabitekereje gute?
ni ibintu nyine nagiye kwambara ndipima imyenda, urumva se wa mbere nipimye imyenda 2 3 mbona nyine iyi ngiyi irambereye mpitamo ko ariyo nambara. usanzwe uri umustiliste mu buryo buhoraho cyangwa nyine ni ibijyanye bisanzwe? Ni ibisanzwe. Hanyuma makeup ninde wagukoreye? Makeup nayikoreye n'uwitwa Fifi akorera kwa Rubangura. Ni makeup artist n'undi w'umwuga? Ni makeup artist w'umwuga cyangwa ni inshuti yawe yagukoreye? Ni uw'umwuga. Hanyuma ubuje muri music ubu ngubu umaze kugira imyaka 22 uti abantu bansapotinga cyangwa abamfasha ni famille. Mbere na mbere usohora indirimbo bwa mbere ikajya hanze cyangwa se ukakora nka interview kuri radio, muri famille babyakiriye gute? Abo muvukana, ababyeyi se? Ikintu cya mbere cyabanje kubagora ni amasaha, kuko hari ubwo ujya mu gitaramo, hari ubwo ujya muri studio ugataha amasaha ari atererewe. Cyo kintu cyabanje kugora mu rugo, kubyakira birabagora nyine amasaha ni iki, ariko baje kujya barabibona bo bumvaga ko hari ibindi bintu mba nagiyemo atari studio atari iki, ariko nyuma baje kujya babona nyine ko nta wundi burangare burimo. Ninde muntu wigiraho isomo rikomeye cyane mu buzima? Ni isomo rishingiye kuki? Mama mwigiraho byinshi, kubana n'abantu, ukuntu ushobora kwitwara, mbese ukuntu ushobora kubana n'umuntu uwo ari we wese uko aje. Lyn, uririmba indirimbo zirimo ubutumwa bwubakiye kuyihe message cyane cyane, hanyuma none natubwire content wibandaho ku ndirimbo zishobora kuba zahura n'ubuzima bwawe biramutse bibaye ngombwa. Uranze tubwire style ya music ukora, noneho natubwire na content uririmbaho, nanone wongere utubwire niba bishobora kuba ngombwa ko ushobora kuririmba ibintu biri kukubaho cyangwa se niba byarabayeho. Message ziba mu ndirimbo zanjye ni iz'urukundo, nyine ni ibintu by'urukundo, nibyo nibandaho cyane mu ndirimbo zanjye zimaze kujya hanze, kandi nabyo nzakomeza. Niyo message numva nifuza gukomeza gutambutsa mu banyarwanda. Sibyo ndirimbo rero ntabwo ari ibintu byambayeho, ni ibintu bibaho ku isi, bibaho mu bantu bakundana. Biramutse bibaye ngombwa ko Lyn akunda umutipe, yabumbura umuntu akabimubwira cyangwa yakicecekera? Nabimubwira. Habe birabaho se ngo nzaguherekeze ugiye kubimubwira? Ntabwo birabaho. Ntibirabaho. Hanyuma rero turacyari kumwe n'umukobwa wacu Lyn. Ninde muhanzi mu Rwanda ukunda mbese ku buryo iyo uri kumva nk'indirimbo ze ukareba intambwe yateye ugira inspiration yo kumva ko nawe akomeza gukora cyane? Mu by'ukuri ni benshi cyane, kuko bose bananze mu kibuga. Nkunda gukurikirana ibihangano byabo, nkunda gukurikirana mbese ibintu byabo byinshi bibasha kujya ahagaragara, nkunda kubikurikirana kuko hari byinshi nyine nshaka kubigaho kugira nanjye ngeraho ngera nyine nera indi ntambwe. Kugira ngo wiyoriyante mu muziki, ukora indirimbo zinajye hanze abantu bazumve. Ejo nakumvisha bagiye kuri radio, hanyuma abaturage audience wumva yakira gute ibihangano byawe? Niki se n'ubwo butumwa bagoke se niye nama bakugira kugira ngo ukomeze ushyira imbaraga muri music? Mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ngewe ndishimye cyane, nishimira uburyo cy'abanyarwanda banyakiriye, kuko ni ibintu natekereza ko bishobora kumbaho. Numva ko ari izandi munzarimba nyine nkazigumanira nkajya nzumva ngiye nyine, ariko ndatambuka nkumva ahantu barimo bacuranga indirimbo nyine nkumva ni ibintu by'agaciro pe. Ababasha kungira inama rero ni ukuma courage bakambwira nkomereza aho ngaho. Yego. Ni ryari kuva wagera muri music, kuva wagera muri film n'ibindi byose watubwiye ukora, byigeze bikwereka ko utari kuruhira ubusa cyangwa se bikakugendekera neza? Nyine muri film urumva film nabashije gukina zagiye hanze, abantu barabyishimiye cyane, bambwiye ko ari ibintu bindimo si ibintu nishakamo. Muzika nabyo nuko bambwira, mbese hose baba bama courage. So nyine mba numva nagucika intege, ngomba kwendelea. Niye impano yindi ufite cyangwa se ndike kintu kindi ukora gishingiye ku buhanzi usibye film? Tubwira indi impano ufite itari kuririmba.
nibyo nabwiye kuririmba, gukina filime, bucuruzi. Yego. Bigaragazwa n'iki ko ufite impano yo gucuruza? Nyine nabikozeho mbona rimwe nigeze kujya gucuruza, nyine ari bwo bwa mbere ngiyeyo. So nyine nkabona ukuntu nakira abakiriya, nanjye ubwanjye mbona ko nyine mbizi ukuntu nakira abakiriya, ukuntu baraza baseka, ukuntu mbese umukiriya agiye yishimye aracyashaka ko tugumana, nyine ngume mwakire kandi nyine nabonye ko ari impano yanjye. Abantu benshi bari muri showbiz cyane cyane abakobwa bakunze kwitwa ngo ni aba slay queen. Iyo wumvishe ngo umuntu ni umuslay queen wumva ari umuntu umeze ate? Wumva ari umuntu ufite definition muri societe muri rusange. Ese na Lyn niwe? Mu by'ukuri rero slay queen ntabwo mbizi, ntabwo ndasobanukirwa slay queen ni muntu ki, kuko urasanga umuntu umwe aravuga slay queen ni indaya mu mbare Kinyarwanda nkoresheje, undi akavuga slay queen ni umukobwa w'umusirimu, mbese nyine buri muntu abivuga uko abyumvise uko bimujemo. Nyine mba numva slay queen ari umuntu w'umusirimu tu. Bivuze ko nawe uri umuslay? Se buriya ndera oya simbizi ahubwo abandi bo bambwira, nyine umva njye mbifata ko ari umuntu waba uri umusirimu, nimba ariko biri nyine ubwo wundi bane bambwira ko ndeba cyane ari. Kuva watangira ibintu by'ubuhanzi byinjiramo kanabona nuko bimeze, nizihe mbogamizi umaze kugenda uhura nazo ukabona ko ari ibintu bitoroshye ndetse zigikomeje kugenda zikugora? Ibintu mbona bitoroshye bingora gukora promotion z'indirimbo yanjye, ni ibintu bingora cyane kuko akenshi na kenshi usanga sinzi ahantu amaradiyo akorera, sinzi ahantu ibinyamakuru biba biri, mbese nyine birangora. Nicyo kintu kingora urebye mu rugendo ndimo. Kugira ngo musique ikugirire akamaro cyangwa se bitangire kukwinjiriza, wumva ari igihe bizaba bimeze bite? Sinzi kugeza ubu njye sinavuga ngo bizaba bimeze bite, ariko nuko nyine ngomba gukora cyane. Imbaraga ngomba gushyiramo ni zigomba ntabwo zizambera igihombo, zigomba ahubwo kumbera inyungu zikangarukira, niko bitekereza. Wumva ari nka ryari wazaba uri successful mu muziki, waba winjiza nk'amafaranga angahe buri kwezi? Biragoye sinamenya ngo nawe ninjiza amafaranga angahe buri kwezi, kuko biterwa n'akazi wabonye. Biri kumva ari amayobera, cyangwa uzinjiriza online udakora gutya? Wari waperforminga, umaze guperforminga ahantu hangahe kuva watangira musique? Maze guperforminga ahantu nka 3 cyangwa 4. Natangiriye Uganda, ubundi njya arahandi Bugesera, naho na performinge na hano Kicukiro na Remera. Ni muri night clubs cyangwa ni mu ma event, mu bukwe, hehe gutyo? Hamwe ni mu bukwe, ahandi ni mu ma club. Ubukwe ari indirimbo zawe cyangwa iz'abandi bahanzi? Bari bansabye ko ndirimba izanjye. Yego. Ni mu kwezi kwa 3 ku itariki sinzibuka neza ko ni muri uku kwa 3 kwarangiye. Ubwo se wari ufite indirimbo zirenze 2 se? No, nari mfite 2 nizo naririmbye. Yego. Hanyuma ubu Uganda ho wari waragiyeyo ryari? Wavuye hanga ugiye guperforminga cyangwa wari usanzwe utuyeyo? Nari ndiyo ko mfiteho famille, baza kumenya ko ndirimba baranumira. Hari umuhanzi umwe wari uturanye na famille yanjye, yajya guperforminga ahantu abasaba ko nanjye najyayo, nuko kuntu nyine na performance Uganda. Ni umuhanzi uzwi se cyangwa ni babandi basanzwe nyine bakizamuka gake gake? Ntabwo azwi cyane ariko arazwi. Yitwa Gian. Umusore. Hanyuma uramutse ushakanye n'umutipe cyangwa se wenda muramutse wenda mwarabyaranye urugero, akifuza ko uhagarika music, wakora iki wowe, wamusubiza ngo iki? Mu by'ukuri abinsabye abamemukiye cyane, kuko impamvu ze ko abamemukiye,
muzika nibyo byishimo byanjye, ni ibyishimo byanjye ko ndayikunda cyane. Niyo nicaye ndi kuririmba mba numva nishimye, nk'iyo mbabaye nkaririmba numva nduhutse. Mbese umuntu wambwiye wamagarike muzika n'ukuri yampemukiye. Ni nk'ikihe kintu cyatuma wumva uvuga ati apo nta kigenda ukahita uyivamo neza burundu? Ntacyo, ndumva nta kintu cyatuma ndeka muzika pe. Nuvuga ngo mu ndirimbo zawe harimo D'amour, Tinyuka na Ntuzansige, niyo ndirimbo yigeze guhimba ihura neza n'ubuzima urimo muri iyo minsi? Nayo nta nimwe, yose zose ni message nyine nanga kubera ubuzima turimo tubamo rw'urukundo, ariko kuri njyewe nta nimwe. Ubu Lyn afite boyfriend bite? Ntabwo afite boyfriend. Kubera iki? Igihe ntikirajya cyo kumugira. Igihe kizagera ryari? Simbizi, ariko sinavuba. Si vuba ahangaha. Kubera iki atari vuba? Ndumva nyishaka kubanza nkakora muzika, nkabanza kugira aho ngera mbere yo kugira ngo njye kwinjira mu bindi byo kugira boyfriend ikintu. Umva indirimbo nkurikije uko nzibona ni indirimbo ziriho n'izawe gusa kuri YouTube channel yawe ya Uwajeneza Lyn. Ntabwo uteganya gukorana n'abandi bahanzi biti? Ndabiteganya. Sindamenye ngo ninde tuzakorana kuko ndifuza gukorana na benshi. Sinzi urugero, ndifuza gukorana n'abahanzi benshi hano mu Rwanda b'abahanga, umuhanzi ufite aho yangeza, ufite mbese aho ndi ubu ngubu ashaka kuba nkura akagira iyindi ntambwe yatuma nera aho yatuma ngera. So rero ni benshi nifuza kuko dufite abahanga benshi. Uratubwira urugero byibura n'abari muri abo ngabo agakurikira ikiganiro nawe ahite yumva ko n'ubundi byoroshye ko mwahita mukorana, cyangwa se wenda akazaba ari nawe ubikwisabira? Numva nakorana indirimbo na Meddy n'abandi benshi. Okay, numva nakorana na Meddy, numva nakorana na Butano ese, numva nakorana mbese n'abahanzi benshi mu by'ukuri, kuko urabizi dufite abahanzi benshi abahanga. Rero ni iki ubabonamo nk'umwihariko? Banza utubwire kuri Meddy, utubwire no kuri Knowless. Ni uwuhe mwihariko ubonamo ku buryo wumva ari umuhanzi mbese mukwiriye gukora indirimbo bikagira icyo bikumarira? Ni iki noneho byakumarira? Okay, Meddy ni umusore watangiye muzika kera, nyine ubona ko muziki wiwe hari aho ugeze, hari aho amaze kugera nawe ubwe. So rero niyo mpamvu nifuza ko twakorana, kuko mbona dukoranye nanjye hari aho nagera, na Butera nuko hari aho amaze kugera. Ubu ngubu Meddy tuvugiye ko akurikiye ikiganiro, gira ubutumwa umugenera, hanyuma na Knowless nawe ubutumwa ubagenera bombi. Mu by'ukuri ndifuza ko bafasha impano yanjye ikaguka, byaba mu gukorana club no mu zindi nzira zose bamfashamo, nkatera intambwe nkagira aho ngera nanjye nk'umuhanzikazi. Hanyuma ni ibyo ngibyo muri rusange. Hanyuma rero dusoza ikiganiro uratubwira aho wifuza kugera, byibura intera ushaka gutera cyangwa se aho wumva wifuza kugeza umuziki wawe, hanyuma dusoza ikiganiro. Ndashaka ko umuziki wanjye ugera kure cyane, wambuka ibihugu, ukambuka imipaka, ukagenda ukagera kure aho umuziki nyarwanda utabashije kugera, utaragera kuri uyu munsi. Ndashaka ko umuziki wanjye wagera bakabona ko abanyarwanda turashoboye. Muzika nyarwanda usanga iherera hano, iherera muri East Africa. Ndashaka rero yambuka igenda igere kure. Uzabigenza ute? Ni imbaraga nyinshi. Nukora nyine imbaraga, nta gusinzira, naki so simvuze gusinzira nyine ngo nzayandara nicaye cyangwa nirirwe. Gushiramo imbaraga, nga ikintu ngiye gukora nkabanza ngitekerezaho, nkumva ko hari aho kigomba gukura abanyarwanda, naho kigomba kutugeza, hari aho kigomba gukura umuntu uri kucyumva, naho kigomba umugezi. Ni ikihe kintu mu buzima bwa buri munsi kigutwara umwanya munini ku buryo ushobora kwirirwa aricyo cyonyine uri gukora? Niyo nshaka gukora indirimbo, n'amazi kuyanywa bimbere ikibazo, kuko ni icyagiye nicara
aho nicaye yose wumva ndagomba gutekereza se indimu nzayikora gute se izasohoka imeze gute se ibintu nk'ibyo. ko ama studio akunda gukora nijoro mu gicuku amasaha ya nijoro iyo utashye bwije mu rugo babyakira gute urabona nta kibazo umukobwa nawe nakomeza agerageze ese ababyeyi ntibagira impungenge bitewe n'ibyo n'abandi bakobwa bose bahura nabyo mu ijoro? Impungenge zo ntabwo umubyeyi areka kuzijya abona umwana we ataha nijoro, ariko ngerageza gusaba mu producer akama hakiri kare kuko nko mu masaa sita nkaba ntashye. Indirimbo projet bayo itararangira se ubwo wahita utaha bitarangiye? Ngerageza ukuntu musaba akabimfashamo akama amasaha ya kare nkagera kare nzindutse nko mu saa 12 rumva ibaye ayeri itinda ntabwo yageze saa sita. Lyn, ni ikihe kintu kigutera ubwoba mu buzima bwa buri munsi? Ikintu kinera ubwoba Ntinya guseba. Ntinya guseba? Ni ryari uhigeze kubaho wasebye cyangwa se niyihe mbese ni ubuhe buryo ushobora kubamo wasebye ku buryo wumva ubitinya cyane kandi utabishaka? Nguku kwa muzika kama byo nangaho urugero ugakora nk'indirimbo nyine mugano ugasanga nibaye yawe wenyine kandi wafashe umwanya ujya muri studio ufata umwanya urica witekerezaho n'iki rero nyine usanga nabyo ni uguseba ugasanga nk'umuntu mwaramvise nk'ubuse nk'uyakoraga ibiki rero ntabwo nyine bikunda. Abantu b'inshuti zawe wumva ko bakunda kukunenga iki mu mico yawe? Kutavuga yego. Hanyuma bakagukundira iki? Hari abankunda kutavuga kandi hari n'ababinyangira. Okay, si uko binyangira ahubwo nuko nyine biraboringa turi kumwe ugasanga simbasha kuganira nabo nyine n'iki ndacetse cyane. No guceceka byo kuba utari umuntu ukunda kuvuga cyane cyangwa no kubera ukunda kugira isoni cyane ukavuga utiwe na nk'abantu muhuye bwa mbere ntimuganire? Kuba nakunda kuvuga cyane. Hanyuma ikibazo cya nyuma Lyn, mu buzima bwose waciyemo kuva wavuka kugera uyu munsi ni ibihe bintu bitatu byakubayeho utazigera wibagirwa bisekeje nawe iyo wibutse wumva wisetse byo wigeze gukora cyangwa byakubayeho? Kera nyiri umwana hari niko bambwiye ari umama wanyuze mu rugo yari yambaye igitenge gisa n'icya mama ndamwirukankana n'amabuye ndi kumwambura igitenge ngo yibye mama. So icyo kintu rero nyibutse igihe cyose ndaseka. Nari mfite imyaka 5-6. Ikindi negeze kujya kuvoma akadomora nyine karanshika karameneka nanga gutaha mu rugo ndagenda njya handi mu baturanyi mama za kunkura yari nijoro ndamwihisha ari nijoro nyine njya muri dushe kwihishamo ndafunga. Ugiye kuvoma hehe niba atari ibanga? Nagiye kuvoma kuri robine. Icyo gihe nyine amarobine yari ataraza mu... Ni hehe nyine hatubwire? Ni mu giturage naho mutuye ubu ni hehe? Mu giturage Nyaruguru. Hanyuma rero ndagira ngo dusoze ikiganiro ugenera ubutumwa abantu badukurikiye babwire se ni iki wifuza kubabwira, ni iki ubifuzaho, message tugenda dusoza. Mu by'ukuri ikintu nshaka kubwira abantu badukurikiye ndabasaba ubufasha mbasaba n'ubu ngubu ni ukunshyigikira muzika yanjye ikagira aho igera. Mu by'ukuri kunshyigikira kwabo nibwo bufasha nkeneye. Ikindi ndabakunda mu by'ukuri n'ubu ngubu aho ngeze njye ntabwo nzi ko nahagera mageze kubera abantu badukurikira, abantu bamfasha bansapotinga, bakora sharing, bakora subscribe, bakora like, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ndabashimira cyane. Hanyuma indirimbo zawe harya ubwo bibutse chaîne baza kuzirebaho? Kuri YouTube wajyaho kandikaho Uwajeneza Lyn ukabasha kubona indirimbo zanjye zose. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Hanyuma rero nimukore subscribe kuri YouTube channel ye Uwajeneza Lyn, hanyuma ndetse no kuri CHiTA MAGiC. Niba warayikoze rero ubu sharing na bagenzi bawe nabo babashe gukora subscribe.
CHiTA MAGiC.